mu rwego rwo kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 32 imvaho nshya twishimiye kwakira Right Honorable Domitira Mukantaganzwa, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga akaba na Perezida w'Inama Nkuru y'Ubucamanza. Muri iki kiganiro insanganyamatsiko iragaruka ku rugendo rw'ubucamanza n'ubutabera mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ibyagezweho mu myaka 32 ishize mu kubaka inzego z'ubucamanza zifite ubushobozi. Iki kiganiro kandi kiribanda ku ruhare rw'ubucamanza n'ubutabera mu kubaka igihugu cyunze ubumwe kigendera ku mategeko, gishyira imbere uburenganzira bwa muntu mu rwego rwo gusigasira iterambere rirambye ry'igihugu. Madame Right Honorable Domitira Mukantaganzwa, tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego. Madame Domitira Mukantaganzwa ni Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga nk'uko twabivuze, akaba na Perezida w'Inama Nkuru y'Ubucamanza kuva mu kwezi k'Ukuboza 2024. Yakoze imirimo itandukanye mu rwego rw'ubucamanza n'ubutabera muri rusange, ariko cyane cyane yakoze umurimo ukomeye wo kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rw'inkiko gacaca mu Rwanda. Reka dutangira, mwatangira mutubwira mu myaka 32 ishize nizihe mpinduka mubona z'ingenzi zabaye mu butabera no mu bucamanza, mu rwego rw'ubucamanza? Urakoze. Mbere yuko mvuga impinduka zabaye cyangwa se zakozwe mu butabera bw'u Rwanda muri iyi myaka 32 ishize, reka mbanze mvuge mu magambo make uko ubucamanza bw'u Rwanda bwari bumeze mbere ya 1994. Ubucamanza bw'u Rwanda bwari buri mu butegetsi nyubahirizategeko, kuko inkiko zabarizwaga muri Minisiteri y'Ubutabera. Birumvikana ko n'ubushinjacyaha n'ubusanzwe niho bubarizwa, ariko byose byari inzego cyangwa se amashami muri iyo minisiteri. Icyo rero kikaba ari ikintu kigaragaza uko ubucamanza bwari bumezwe, bwari nka serivisi y'urwego nyubahirizategeko. Ikindi navuga, bitewe n'iyo miterere, abantu bari mu nzego zatangaga ubutabera muri iki gihugu bose bari bafite ubumenyi buciriritse, ku buryo n'umuntu warangije primaire yashoboraga kuba umucamanza. Ibyo rero bikaba bigaragaza intege nke cyangwa se umwanya muto ubucamanza bwari bufite mu gihugu. Muri iyi myaka rero 32 ishize, icyo navuga nuko intangiriro itari yoroshye, kuko nk'uko abanyarwanda bose babizi, muri 1994 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, igira ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu muri rusange, ariko ku rwego rw'ubucamanza ihageze naho ntiyahasize, kuko bigaragara ko ku bacamanza bageraga kuri 650. Imibare igaragaza yo mu kwezi kwa 11/1994 ko hari hasigaye abacamanza baruta gato ho 200. Ku birebana n'abashinjacyaha, nubwo batari benshi, imibare dufite igaragaza ko bari 70 mu gihugu cyose, ariko mu kwa 11/1994 mu gihugu hari abashinjacyaha 22 gusa. Ku birebana n'abakozi bafasha mu bushinjacyaha, nabwo hagaragara umubare muto cyane, ku buryo batari bugire icyo bafasha hatabayeho izindi ngamba. Ahangaha ndagira ngo nibutse ko inkiko icyo gihe za kanto ubwazo habagaho urukiko rwa kanto kuri buri komine, kandi icyo gihe twari dufite komine zirenga 100, zari hafi 145. Dufite inkiko za mbere z'iremezo rumva zari nk'icumi. Ibyo rero biragaragaza ko uwo mubare w'abakozi utari bufashe igihugu gutangirira
gutangirana n'imbaraga cyangwa se gushinga imizi mu rwego rw'ubutabera. Ikindi kibazo cya kabiri nshaka kuvuga nacyo gikomoka kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ni uko jenoside yagizwemo uruhare birumvikana n'abayoboraga igihugu, ariko bashoyemo abaturage benshi cyane. Imibare igaragaza ko hafi miliyoni 2 z'Abanyarwanda bagize uruhare muri jenoside. Nibura iyo ni imibare nzi yagaragajwe n'inkiko gacaca, kandi twese tuzi ko zakoreraga mu gihugu cyose kandi mu nzego zegereye abaturage. Ubucamanza rero muri 1994 bwasabaga ko bugatangirana imbaraga, ariko nanone bugafatanywa no gutekereza uko byagenda kugira ngo abagize uruhare muri jenoside bakurikiranwe. Birumvikana muri 1994 nta muntu wari ufite igisubizo ku buryo imanza za jenoside zagombaga kuburanishwa. Yemwe ahangaha nanavuga ko nta n'itegeko ubwaryo ryari rihari ryo guhana abakoze ibyaha bya jenoside. Iki gihugu cyahereyeho gukora cya mbere, habayeho kongera gutuma inkiko zikora, zikagira n'abazikoramo. Birumvikana ko mu gihe gitoya bitari bishoboke ko abantu biga amategeko ngo bikunde, ahubwo guverinoma ifashijwe cyane cyane n'imiryango mpuzamahanga, ahanga navuga nk'umuryango Avocats Sans Frontières, wafashije mu guhugura abantu bashakaga gukora mu bucamanza, bagahabwa amahugurwa y'amezi 6, noneho bakoherezwa kujya gukora akazi ku bucamanza ndetse n'akazi ku bushinjacyaha n'akazi ku bugenzacyaha. Icyo gihe RIB yari itarabaho, RIB ije nyuma ahangaha. Uwo muryango rero kimwe n'indi yagiye iza nyuma nk'uwitwaga RCN, yagiye ifasha guverinoma y'u Rwanda mu guhugura abantu bumva bakora mu rwego rw'ubutabera, ariko birumvikana ko ayo mahugurwa ntabwo asimbura ubumenyi umuntu akura muri universite mu mategeko. Ariko igihugu na mbere yaho nabivuze, ntabwo ubucamanza bwakorwagamo n'abantu bize za universite, babaga ari abantu bize primaire, warangije secondaire kakaba ari akarusho, mbese akaba yize menshi cyane. Imanza rero za jenoside nk'ikibazo cyari gikomereye igihugu muri 1994 zatangiye muri ubwo buryo, zitangira nyuma y'uko mu 1996 hagiyeho itegeko ryahanaga icyaha cya jenoside, rikagena uko kigomba gukurikiranwa ndetse n'ibihano bitandukanye bitewe n'ibikorwa bya jenoside byahamye uwagize uruhare muri jenoside. Iryo tegeko ryarakoreshejwe nyuma y'amezi, ryarakoreshejwe ndetse rifasha ko mu nkiko za mbere z'iremezo no mu rukiko rwa gisirikare hashyirwa ingereko zihariye ziburanisha ibyaha bya jenoside. No mu bushinjacyaha niko byagenze, kubera ko abari bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside bari benshi, byabaye ngombwa ko hajyaho ingereko zihariye, hajya na departement yihariye mu bushinjacyaha. Ikindi navuga ni uko iryo tegeko ryagennye uko ibyo byaha bigomba gukurikirana, ndetse rishyiraho n'ihame cyangwa se uburyo bwo kwirega no kwemera icyaha, ku buryo umuntu wiregaga akemera icyaha, akemera ko yakoze jenoside, agatanga amakuru yose y'uko ibintu byagenze, yahabwaga ibihano bigabanije. Ariko navuga ko mu ntangiriro abambere baburanishijwe n'inkiko zisanzwe ni bake cyane, bireze bemera icyaha. Abenshi barwanaga no kugihakana, kuko kwirega ukemera icyaha bivuga ko wemera ibyo wakoze, ukemera abo mwafatanije. Benshi rero wabonaga niko jenoside aho zakozwe hose ku isi byagiye bigenda, abantu baba barwana no guhakana ku icyo cyaha cyanabayeho. Izo ngereko zihariye rero zagiyeho, abacamanza bashyirwaho, itegeko rijyaho
riratangira rirakoreshwa. Nyuma y'imyaka 5 biza kugaragara ko imanza 6,000 arizo zonyine zari zimaze gucibwa mu gihugu cyose. Ahangaha navuze ubwinshi bw'abagize uruhare muri jenoside, ariko ndagira ngo ngaruke inyuma gato, twibutsa abanyarwanda ko mu Kuboza 1996 guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo guhangana n'abacengezi bazaga bagahungabanya umutekano mu gihugu, bakarya amatungo y'abaturage, bagatwika imodoka baturutse mu nkambi zo muri Zaire. Guverinoma y'u Rwanda yafashe umugambi wo kujya gusenya izo nkambi no gucyura abanyarwanda bari barafashwe bugwate na guverinoma y'abatabazi n'abasirikare bayo. Muri uko kwezi kwa 12 cyaje kugaragara nuko abantu benshi cyane uko batahutse banze gusubira mu ngo zabo batinya ko hagira ababihoreraho, ahubwo bahitamo kwishyira mu maboko y'inzego z'umutekano. Muri uwo mwaka by'umwihariko mu ntangiriro nko mu kwa mbere ku mwaka w'1997, navuga ko ibiro byose by'ubuyobozi kuva ku murenge, komini, icyo gihe niko byitwaga, ubwo iyo mvuze umurenge abantu bumve segiteri kuko niyo byitwaga, niko byitwaga, hose hari hafungiye abantu. Amagereza twari dufite icyo gihe ubushobozi bwayo bwashoboraga kwakira abantu batarenze 45,000. Ariko imibare yaje gukorwa y'abantu bari bafunzwe by'agateganyo muri izo nzego zose z'ubutegetsi bw'igihugu no mu magereza, mu mibare ya nyuma twafatiyeho bageraga ku 120,000. Ariko ndibuka ko turi hagati mu mirimo y'inkiko gacaca twigeze kubara tugeza ku mibare y'135,000. Iyo rero tufatiye ku mubare abantu bakoreyeho isuzuma ry'umusaruro watangwaga n'ingereko zihariye zari zarashyizwe mu nkiko zisanzwe, by'umwihariko mu nkiko za mbere z'iremezo n'urukiko rwa gisirikare, mu gihe cy'imyaka 5, akenshi imibare ifatirwaho ni umubare w'120,000 byari bifunzwe. Iyo bifashe rero ukabishyira mu myaka 5, ugafata ko hari hamaze kuburanishwa gusa abantu 6,000, byumvikana ko byari bufate ubwabyo ubibaze n'imyaka 100. Ariko imibare yakomezaga kwiyongera. Ndagira ngo ahangaha mvuge ko ubuyobozi bw'igihugu bwageze aho bufata icyemezo ngo ntihagire umuntu wongera gufatwa. Tubanze duha ubutabera abari bafunzwe, abandi bazajya bafatwa uko ubutabera bugenda butangwa n'uko bagenda bagaragazwa n'imanza ndetse n'abaturage. Ubwo butabera rero bwari gutangwa n'inkiko zisanzwe, bwari bumare imyaka 100. Ndagira ngo mbabwire ko bwagereranijwe n'icyizere cyo kubaho cy'umunyarwanda muri icyo gihe. Icyo gihe icyizere cyo kubaho cy'umunyarwanda cyari kigeze ku myaka 32. Icyo bita mu gifaransa espérance de vie. Imyaka 32 rero umunyarwanda yagombaga kubaho, ukayegeranya n'imyaka 100 ubutabera bwari bufate, kandi mvuga ko ibyo 120,000 atari byo byonyine mu by'ukuri byagize uruhare mu gukora jenoside. Imyaka 100 yari buzarenge tukiburanisha, ndetse benshi bakazapfa tutanababuranishije, n'abake barokotse bakazapfa batabonye ubutabera. Ibyo rero byatumye ubuyobozi bw'igihugu bufata icyemezo cyo gutumiza icyo abanyarwanda bajya bumva cy'inama zo mu rugwiro. Inama zo mu rugwiro ni inama zatumijwe na Perezidansi ya Repubulika
zitabirwa cyangwa se zitumirwamo n'ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda, birimo abanyepolitike bo mu bihe bitandukanye, haba abo kuri Repubulika ya mbere no kuri Repubulika ya kabiri, abihayimana, abagore, abagabo, abanyepolitiki b'amashyaka atandukanye, bose hagamijwe ikintu kimwe, hagamijwe kugira ngo batekereze ku buzima bw'igihugu, batekereze ku bibazo igihugu gifite n'uburyo byabonerwa igisubizo. Inama zo mu rugwiro zatekereje ku buzima bw'igihugu mu buryo bugari, hanyuma itsinda ryari ryahawe gutekereza ku bibazo byo mu rwego rw'ubutabera niryo ryatanze uwo mwanzuro uza kwemerwa n'abari mu nama ko hakwiye kurebwa uburyo twasubiza amaso inyuma, tukareba mu muco wacu, tukareba uburyo abakurambere bacu bakemuraga amakimbirane iyo yabaga hari mu muryango. Iyo usomye muri raporo y'inama zo mu rugwiro ukareba mu gice kirebana n'ubutabera, bavugaga ko hakwiye kurebwa uburyo gacaca yakoreshwaga n'abakurambere ariyo yakongera igakoreshwa, ku buryo imirimo yose ikorwa mu bucamanza, byaba ari ubugenzacyaha, byaba ari ubushinjacyaha, byaba ari ubucamanza, ndetse no gushinja no gushinjura, byose byagirwamo uruhare n'abaturage. Ubwo butabera bitaga ubutabera bushyashya, nibwo babyitaga, nuko babwumvaga, bwari ubutabera bugomba gukorera mu baturage, bukagirwamo uruhare n'abaturage ku nzego zose, kandi bugakorerwa mu baturage. Aho niho igitekerezo cya gacaca cyaturutse. Hashyirwaho gacaca, zishyirwaho mu buryo bw'urukiko, niyo mpamvu ziswe inkiko gacaca. Mu rukiko gacaca rwabaga rufite icyo bitaga, icyo twakwita biro y'urukiko gacaca, yabaga igizwe na perezida na visi perezida babiri n'abasekreteri babiri, kuko muri gacaca ibintu byose byavugwaga byarandikwaga, kugira ngo nibarangiza bazajye muri za nyandiko zabo barebe ninde wavuzweho icyaha, noneho hakorerwe idosiye. Ikindi navuga ni uko muri ayo mezi 18 byaje kugaragara koko ko abanyarwanda biteguye gukora inshingano yabo basabwaga muri gacaca, ariko bigaragara ko kuva ku kagari ujya ku murenge, uva ku murenge ujya mu rukiko rwisumbuye rwari ku karere, uva ku karere ujya ku ntara, urugendo rwari rurerure. Ku muturage wagombaga kubikora agenda n'amaguru. Noneho ibyo ngibyo byatumye habaho gutekereza uko inkiko gacaca zasubirwamo, imiterere yazo yasubirwamo, noneho zigarurwa mu baturage, hagumaho urukiko gacaca rw'akagari, noneho inkiko gacaca n'inkiko ebyiri ziri ku rwego rw'umurenge, urukiko ruburanisha bwa mbere n'urukiko gacaca rw'ubujurire. Izo nkiko gacaca rero nizo zagumyeho zirinda zisoza umurimo, ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2005 hatangiye ikusanyamakuru mu gihugu cyose, ndetse muri uwo mwaka mu kwezi kwa 7 hatangira n'iburanisha ry'imanza. Uwo murimo inkiko gacaca ziwukora neza, abanyarwanda ubwabo babigizemo uruhare, ariko birumvikana ko n'amahanga yaduteye inkunga imirimo y'inkiko gacaca. Ariko ahangaha icyo dukwiye kwishimira ni uko inkiko gacaca guverinoma y'u Rwanda yazihaye umwihariko, ku buryo nk'amafaranga yakoreshejwe 68% yabaga yatanzwe n'ayatanzwe na leta y'u Rwanda. Icyo rero ni ikintu cyo kwishimira cyane. Inkiko gacaca rero muri ubwo butabera bwazo zari zarahawe intego zigenderaho. Intego ya mbere yari iyo kugaragaza ukuri ku byabaye muri jenoside. Uko kuri kwarabonetse kuko abakoze ibyaha baragaragaye, ndetse tugeza n'ubwo n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwararusha rwazaga gushaka amakuru ruyahawe n'inkiko gacaca, iyo twagiye dukusanya kubo rwagombaga kuburanisha. Icya kabiri,
intego ya kabiri yari iyo guca umuco wo kudahana. Umuco wo kudahana ni umuco wari warabimakajwe muri iki gihugu, kuko nk'uko amateka abigaragaza mu bihe bitandukanye kuva muri 59, 61, 63, 73, abantu bagiye bagira ibyaha, bakica abantu, bagatwara imitungo y'abantu, bagasenyerwa, ndetse hakabaho n'abagenda bakavuga amadisikuru, ntabwo twabihisha, nka Mugesera akajya ku Kabaya, abatutsi bakicwa, aho kugira ngo akurikiranwe, ahubwo leta ubwayo akaba ariyo imuhungisha. Umuco wo kudahana rero muri iki gihugu wari warimitswe, warahawe imizi, ku buryo Gacaca yahawe iyo nshingano nk'urukiko rwakoreraga mu baturage rwo kwigisha umuturage ko icyaha cyose gihamagara inkurikizi y'igihano. Umuntu akamenya ko agomba kwirinda gukora icyaha, kandi yagikora nabwo akaba asabwa kwemera ko akurikiranwa kandi yahanwa akabyakira. Intego ya gatatu yari yarahawe inkiko Gacaca yari iyo kwihutisha imanza za jenoside. Nk'uko natangiye mbivuga, mu mibare nabagaragarije, kuburanisha gusa abo twari twarabaze bari bafunzwe bakurikiranyweho icyo cyaha bya bihumbi 120 navuze, byari buzamara imyaka irenga 100. Ariko inkiko Gacaca zaburanishije abantu bakaba miliyoni 2, baburanishwa mu myaka 10 gusa. Iyo mbaze igihe inkiko Gacaca zatangiriye cya cyiciro cy'icyitegererezo n'igihe twatangiye raporo ku rwego rw'igihugu ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2012, ni imyaka 10 yuzuye haburanishijwe izo manza. Ni ikigaragaza rero ko iyo ntego nayo yagezweho. Intego ya 4 yari iyo gushimangira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Inkiko Gacaca zitangira, njya nibuka imirimo ya mbere nitabiriye yewe nk'umuturage wo mu Kagarama ngiye muri Gacaca. Waragenda ukabanza ukitegereza uti ni bande baje, ndicara hehe. Ntabwo wapfaga kwicara aho ubonye, wagombaga kumenya ukuri iruhande. Abantu bakagenda baseta ibirenge, abantu bakagenda ndetse bakuzanira n'abafungwa bari mu iroze. N'ubu hari abantu benshi bazi ko uwambaye iroza bari kwa jenoside, ntabwo bazi ko ari uniforme y'abafungwa batari baburana, kuko buryo waburanye wakatiwe niwe uba ugomba kwambara ya oranje mubona. Abantu ntibari babizi, bari bazi ko iri uniforme isobanuye umuntu wagize uruhara muri jenoside, kuko nibo bari benshi. Ariko ikintu cyagaragaye bitewe n'uko imirimo y'inkiko Gacaca yabaga muri buri kagari, ikaba no muri buri murenge, kandi buri cyumweru abaturage bagomba guhagarika ibindi bikorwa byose bakayijyamo, ndetse n'ukenewe ari umukozi wa leta aho waba ukora hose, uwo uri we wese, waba minisitiri, waba umusirikare mukuru, waba depite, uwo uri we wese, inkiko Gacaca zaguhamagaje wagombaga kwitaba. Ibyo rero noneho abantu bagasubira mu mateka, abantu bakavugana, abantu bakavuga bati hapfuye nde, yaguye he, yishwe nande, uwarokotse yarokowe nande, yarokokeye he, ayo makuru yose. Gacaca yagiye gusozwa ahubwo abantu batifuza ko isoza. Nicyo kintu nabonye. Abitabiriye imirimo y'inkiko Gacaca ugasanga ahubwo banicaranye n'abahamwe n'ibyaha, cyane cyane ba bandi bireze bakemera icyaha, kuko uwireze akemera icyaha yavugishaga ukuri, akavuga abo bafatanije. Hejuru y'ibyo akavuga abishwe uko bishwe, naho imibiri yabo yajugunywe, n'uburyo yicuza, akanicuza, agasaba imbabazi. Buriya ntabwo byoroshye, bisaba imbaraga kugira ngo uvuge ibyaha byawe imbere y'umugore wawe, imbere y'abana bawe, imbere ya so, imbere ya sogokuru, imbere ya so wanyu, cyane cyane ko bo bari babafite ntacyo bari barabaye. Ariko bakabikora, ariko bakarenzaho, hejuru yo guhanwa no kwemera icyaha, barenzagaho no kugaragaza aho imibiri y'abishwe yashyizwe.
kugira ngo ababo bashobore kubashyingura mu cyubahiro no kubagarurira icyubahiro. Ibyo rero uko kuvugana, uko kuganira, uko kuri kwatumaga abantu basubira mu mateka, yemwe hariho n'abacitse ku icumu batari bazi n'uwabatemye, kuko jenoside yakozwe mu bitero, bakaza ari nk'icumi ari nka 20 mu rugo. Urumva iyo ubona abantu baje kukwica, nkeka ko ushobora kuba upfa mbere y'uko bakugezeho. Mu mutwe urabanza ugapfa n'ubwoba no kwakira urupfu. Wagira umugisha bakagutema, mujya mubibona ko hari abo batemye amajosi bakayaca, ariko ku munsi utaragera bakaba bakiriho, amaboko bagatema, kwa muganga bakazadoda. Biriya ntabwo wavuga umuntu batemye ku gakanu ko batashakaga kumwica. Ntabwo bavuga ko umuntu batemaguye imbavu bakazeza ko batashaka kumwica. Ntabwo bavuga ko umuntu batemaguye umugongo n'amaguru n'iki batashaka kumwica. Bashakaga kubica, ahubwo ni kwa kundi umunsi uba utaragera. Abo bantu rero bakumva izo nkuru, ukazumva uti yatemwe naka, ukazumva yatemwe na naka, ukazumva yatemwe na naka, nabo bakamenya amakuru. Ibyo rero byagiye birushaho, noneho ukazabona ya makuru arimo aratangwa n'umugore. Umugore arimo arashinja umugabo we, ni wowe wagiye kwa naka, ni wowe wazanye inyama ngo nziteke muvuye kwica inka yo kwa naka. Abana b'abasore bagatanga amakuru, abaturanyi bagatanga amakuru. Noneho ugasanga ubwo bumwe, uko kwegerana, uko kuri kuragenda gutuma abantu barushaho kwegerana, barushaho kunga ubumwe. Kuko ndabyibuka dusoza Gacaca, umuntu yaragenda akicara aho abonye. Rimwe na rimwe ukabuza uti uriya niwe uzi amakuru y'ibyabaye ku bacu, ukagenda ukazasanga wibonye wicaranye n'umufungwa kubera iyo mpamvu gusa, kuko umufitemo inyungu yo kumenya uko byagenze, umufitemo inyungu yo kumenya ukuri. Inkiko Gacaca zari zifite intero ivuga ngo ukuri kurakiza. Iyo ntero yaraziyoboye kugeza turangije, kandi koko ukuri kwarakijije. Ukuri kwafashije abacitse ku icumu kumenya amakuru y'ibyababayeho, ibyabaye ku babo. Ukuri kwabohoye abagize uruhare muri jenoside, kuko buriya nta kintu kibi kufungirwa muri gereza ni kimwe, ariko nta kintu kibi nko gufungwa n'icyo uhakana kandi waragikoze. Ubwo bumwe rero n'ubwiyunge, navuga ko inkiko Gacaca zatanze umusingi wabwo, kuko zongeye zigarura abanyarwanda hamwe. Ntabwo zagariye gusa abarokotse jenoside n'abayigizemo uruhare, ahubwo n'abari batuye mu ifasi y'urukiko bose, kuko buriya nta munyarwanda utarapfushije. Ni nk'uko nta munyarwanda wavuga wari muri iki gihugu wavuga ko ari umwere, kuko n'utarafashe umupanga ngo ateme, nibura ntigeze agira n'ubutwari bwo kubwira abandi ngo ibyo mukora ni bibi. Dufite bake, niyo mpamvu tubita abarinzi b'igihango. Dufite bake bemeye nabo guhara ubuzima akaguhishiwe, ariko nabo barabizi ko iyo bafatwa nabo bari kwicanwa nabo bahishe. Ubwo ni ubutwari. Nubwo ariko umuntu yakagombye kuba ameze, ntabwo akagombye kwemera ko umuturanyi, umuntu ufite apfa gusa azira akamama, azira uko yaremwe. Iyo ntego rero yo gushimangira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, inkiko Gacaca zayigezeho. Intego ya 5 zari zahawe yari iyo kugaragaza ubushobozi bw'abanyarwanda bwo kwikemurira ibibazo. Iyo ntego ni intego yagezweho, kuko nk'uko nababwiye inkiko Gacaca zagizwemo uruhare n'abanyarwanda b'ibyiciro bitandukanye. Ni abanyarwanda kuva ku bikoresho zakoresheje, kuva ku kuri, kugenza ibyaha, kuburanisha imanza, ni abanyarwanda.
abanyarwanda bagize ubutwari. Njya nibuka urukiko rumwe rwo mu Ruhango rwaraburanishije bigera saa 11, urubanza ntaho bararugera. Baradutelefona bati niturusubika aba bantu ntibari bubure bamwe muri twe baharuswa, ejo ukazasanga ibintu byahindutse, cyangwa se abandi bakadutoroka. Turashaka gukomeza, mwadufasha urubanza tukaruburanisha kugeza turuciye. Icyo gihe nta kindi nakoze nk'umuntu wari ukuriye serivisi ihuza ibikorwa by'inkiko gacaca, nuko navuganye n'inzego zishinzwe umutekano aho ngaho ndetse n'ubuyobozi bw'akarere, twavuga tuti nimuhe umutekano urukiko, mubwire abaturage baguma aho ngaho, urwo rubanza urukiko gacaca rugomba kurusoza rurupfundikiye kandi ruruciye. Icyo gihe urubanza barusomye saa 12 za mu gitondo, ni ukuvuga ngo baraye ijoro ryose baruburanisha, barusoma saa 12 za mu gitondo. Icyo gihe twasabye resitora yahariye hafi mu Ruhango, bafata igihe gitoya, babaha icyo kurya, bafata amazi baha abaturage baje n'ibindi bintu byoroheje, ariko abaturage barahagumye, bahararanye iryo joro, bashyiraho amatara na genereta hafi kugira ngo aramutse abuze bahite batsa. Urwo rubanza bararuburanisha. Icyo ni ikigaragaza ubwitange bw'abanyarwanda, ni ikigaragaza ubushobozi bw'abanyarwanda, ni ikigaragaza ubushake bw'abanyarwanda. Ntabwo ari urwo rwonyine, hari n'ahandi henshi byabaye. Ibyo ubwitange rero bw'abanyarwanda, ubushake bw'abanyarwanda bwo kwikemurira ibibazo, inkiko gacaca byarabigaragaje, ku buryo niba byarakozwe n'abaturage barimo abakomeretse, barimo abacitse ku icumu, barimo abari bafite n'iryo pfunwe ryo kuba barisha abaturanyi babo, ryo kuba barasenyeye abaturanyi babo, ryo kuba barariye imitungo y'abaturanyi babo, ntabwo twebwe byatunanira kugaragaza ubushobozi bw'abanyarwanda bwo kwikemurira ibibazo. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane, kuko njya nibuka abanyamahanga mu nshingano zitandukanye nagiye mpura nabo, bamwe bavugaga bati ntabwo bishoboka ko uru Rwanda rw'abahutu n'abatutsi n'abatwa rwakomeza kubaho gutya. Iki gihugu kigomba gucibwamo ibice bibiri, igice kimwe kigaturwamo n'abatutsi, ikindi kigaturwamo n'abahutu. Icyo kikaza ari igisubizo batuboneye, tukababwira tuti icyo gisubizo ntabwo gishoboka. Ndetse abandi bakarengera bakavuga bati aya moko uko ari 3 no mu Burundi abayo, ibi bihugu wabyegeranya, abahutu bakaba hamwe, abatutsi bakaba handi. Ntabwo nzi abari kuba he, ntabwo icyo mbizi, ariko icyo nacyo narakiyumviye n'amatwi yanjye. Ariko ibyo byose twarabwiraga ngo ntibishoboka. U Rwanda ni u Rwanda, abanyarwanda ni abanyarwanda, ikibazo ni icy'abanyarwanda, bo bazagikemura kandi bizashoboka mu bushobozi bwabo. Kugaragaza rero ubwo bushobozi, nibwira ko kandi nizera ko ntawe ubishidikanya, ni nacyo abanyarwanda bakwiye kujya bafatiraho, bumva ko ibibazo byose by'iki gihugu tubifitiye ubushobozi. Ahubwo rimwe na rimwe turarengwa cyangwa tukirengagiza, cyangwa se ntitubihe umwanya, ariko gushaka no gushobora. Izo nshingano rero uko ari 5, icyo navuga nuko zose zagezweho, nyinshi hejuru ya 90%, nk'iyo yo kugaragaza ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo yagezweho kuri 95%. Ubwo ibyo ngibyo ni isuzumwa ryakozwe na Universite y'u Rwanda mu kiriya kigo cyitwaga CCM, nicyo cyakoze ubwo bushakashatsi, n'igitabo kirahari. Ariko navuga ko izo nshingano uko ari 5 zagezweho ku kigereranyo cyiza, kandi ari amanota abanyarwanda ubwabo bihaye. Inkiko gacaca rero navuga ko ari izo, navuga ko cyari ikibazo cy'ingutu gikomeye. N'ubu ngubu navuga ko ingaruka za jenoside arizo zikomeje gukurikirana iki gihugu,
kandi ko tuzabana nazo igihe kinini kiri imbere. Igice kinini navuga ko cyavuyeho, ariko buriya nta kintu kibabaza nko kubana n'abantu bagize uruhare muri jenoside kandi bagashaka guhakana ko itabayeho, cyangwa bagashaka kuyitirira ibindi, cyangwa bagashaka kuyigereka ahubwo kubo yagizeho ingaruka. Wajya kubona ukabona ibyo babiraze cyangwa bizunguwe n'ababakomokaho, ukazasanga ko ari ikintu kizagenda kisubiramo, uko ibisekuru bya bamwe bizajya bigenda bisimburana. Niyo mpamvu abanyarwanda tubasaba guhindura imyumvire. Jenoside yakozwe na leta y'u Rwanda yari yarimitse ivanguramoko, abahutu ari bene igihugu, abatutsi barabaye abagizwe abanyamahanga. Ikibazo cyose igihugu kigize kikitirirwa abatutsi, abatutsi baragizwe nk'inka cyangwa se ikimasa kimara rubanza mu kinyarwanda. Ariko tugira umugisha ko ubu dufite ubuyobozi budushishikariza kureba kure, kuko ushatse ibitandukanya abantu ntiwabibura. Ntabwo ari ngombwa kuba umuhutu undi ngo abe umututsi kugira ngo mbatandukanye. Shatse nabatandukanya ko umwe yirabura undi akaba inzobe, shatse nabatandukanya ko umwe ari muremure undi akaba mugufi, shatse nabatandukanya ko umwe abyibushye undi akananuka. Ibitandukanya abantu ntibibura. Shatse nabatandukanya ko umwe yambaye ishati undi akambara ikote. Ibitandukanya abantu ntabwo bibura. Ubu dufite ubuyobozi budushishikariza kwibona nk'abanyarwanda mbere y'ikindi, kandi niko kuri. Kuko buriya abanyarwanda iyo usubiye inyuma, tujya duhura n'abantu nko mu bukwe, ukazasanga abantu bose iyo ugeze ku gisekuru cya kangahe ugasanga bose bafitanye isano. Ibyo dupfa rero ni amafuti, ni ibintu mu by'ukuri navuga biri artificiel, ni ibintu by'ibihimbano twazaniwe n'abakoloni, natwe tubyemereramo, ku buryo wicara ukareba abana wabyaranye n'umugore wawe ngo kuko basa na nyina ngo si abawe. Ku buryo wicara ukareba umugore wakunze wasabye wakoye ukumva wamwica, bakamugira umwanzi mubaranye imyaka 30, mubyaranye 4, 5. Iryo ni ishyano. Ku buryo wicara ukareba umuryango wasabyemo ukajya kuwica. Ni ibintu ni ishyano ryabuze gihanura umugani w'indirimbo. Ariko abanyarwanda aho hantu barahageze, bica abasebukwe, bikora mu nda bica abana babo, bikora mu nda bica abo bashatse. Simvuga n'abagabo gusa, n'abagore barabikoze, n'abagore bisha abana babo, abagore bicishije abagabo babo. Ibyo byarabaye, ni ibitabo mujya mu bisoba kenshi. Ubuyobozi rero dufite ubu niyo masomo bwakuyemo, ni uko abanyarwanda bakwiye kureka kwivangura ku mpamvu iyo ari yo yose, tukaba bamwe, tukaba abanyarwanda, tugashyira imbere uburenganzira bwacu, tugashyira n'imbere ubushobozi bwa buri wese. Icyo nicyo navuga kuri icyo kibazo cyari kiremereye igihugu cy'umubare munini w'abantu bagize uruhare muri jenoside. Ngiye rero ku ruhande rw'ubutabera bw'ibyaha bisanzwe, ntangira navuze ko mbere ya 1994 ndetse nanavuga ko na nyuma ya mahugurwa yabaye, hahuguwe abantu mu by'ukuri batari barize amategeko, ariko baratangira burya hari abantu haba ibibazo, haba hagomba kuboneka ababikemura. Icyo rero dukwiye kwishimira ni uko ubutabera mu nkiko zisanzwe nabwo bwitaweho. Ubuyobozi bw'igihugu bukora amavugururwa, haba mu mategeko ubwayo agenga ubutabera n'inzego zigomba kubutanga, haba no mu bantu bagomba kubutanga. Mu mwaka w'2004 ni umwaka abantu bose bakora mu rwego rw'ubutabera bazi, ni umwaka wabayeho ivugururwa rikomeye, hafatwa umwanzuro ko umuntu ugomba gukora mu nzego z'ubutabera, by'umwihariko umucamanza, agomba kuba nibura yararangije kwiga mu mategeko mu cyiciro cya lisansi. Icyo ni ikintu gikomeye cyabaye muri iki gihugu.
bituma n'abari barimo bakora izo nshingano babandi bari barahawe ya mahugurwa y'amezi 6 na Avocats Sans Frontières na Raison des Citoyens nabo bajya kwiga. Ubu turishimira ko ari abacamanza, ari abanditsi, ari abashinjacyaha, ari abagenzacyaha, bose icyo bacyujuje, ndetse tugeze aho dufite mu runana rw'ubutabera n'abantu bamaze kugera kuri za PhD, bamaze kugera ku mpamyabushobozi z'ikirenga. Icyo ni ikintu cyo kwishimira, ndetse benshi bakaba bafite za masters. Iyo rero ni intambwe ikomeye. Ikindi navuga ni uko ubutabera ubu ngubu dufite ikigo kidufasha guhora twihugura. Kiriya kigo cya IRPD, buriya ari abacamanza, ari abashinjacyaha, ari abagenzacyaha, bahoramo bihugura. Niwo murimo gikora wa buri munsi. Ku buryo rero duhora dutyaza ubwenge, kandi n'amategeko yacu kuko tuyumva ari amategeko atadusaba gushaka ngo impuguke z'abanyamahanga ziza kuyatwandikira. Amategeko y'iki gihugu nitwe tuyiyandikira. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, bituma duhora twigenzura, tukavuga ngo ese iri tegeko rirakemurira abanyarwanda ikibazo, se niba ritagikemura tubigenze gute? Tugahora twihuza n'igihe. Ari amategeko ahuzwa n'igihe, ari n'abantu ubumenyi bwabo, ubushobozi bwabo nabwo bugenda butera imbere. Ikindi navuga mu rwego rw'ubutabera nuko buriya dufite inzego zigenda ziturebera uko duhuza n'ibisabwa mu rwego mpuzamahanga. Murabizi ko dufite komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Buri iriya komisiyo ikora umurimo ukomeye cyane. Muzayumva yasohoye raporo, yasuye amagororero, ivuga iti harimo ibi bibazo, turabona ibi n'ibi. Biriya bibazo iyo ibizanye twebwe duhita tuvuga ngo hari ikigomba gukorwa kugira ngo natwe tugendane n'isi, kuko u Rwanda si ikirwa. U Rwanda ni igihugu kiri mu isi, kigomba kugendera navuga ku nkingi mpuzamahanga. Dufite urwego rw'umuvunyi. Murabizi ko mu rwego rw'umuvunyi mu mashami arugize harimo ishami ryo kurwanya akarengane. Buriya ruriya rwego narwo rufite inshingano nini yo guteza imbere ubutabera, kuko iyo basanze akarengane mu kibazo runaka, niyo rwaba ari urubanza rwarangije gucibwa, bakarusanga akarengane, babizana hano tukabisuzuma, twasanga bifite ishingiro, urwo rubanza rugasubirwamo. Murumva ko ari ibintu byiza. Izo nzego rero zigenda zidufasha mu by'ukuri kwireba, tukimenya, tukagira urwego rwa RGB ruhora rudupima ngo abaturage barareba gute imiyoborere y'igihugu. Mu rwego rw'ubutabera turishima, ndumva mu isuzuma riherutse kuba mu rwego rw'ubutabera turi ku kipimo cya 85 n'ibice hari 3%. Uko niko abaturage batubona. Hari aho baba babona intege nke, hari aho baba babona nyinshi cyane, ariko kugera ubwo twebwe ubwacu twifitiye inzego zacu zigenda zivuga ngo muhagaze muti, kandi ntibidutere ikibazo. Ntabwo politike y'iki gihugu ariyo kuvuga ngo ibyacu ni byiza 100%. Oya, inshingano dufite niyo kugenda dutera imbere, umuturage tumuha uburenganzira bwe, kandi umuturage niwe udusuzuma, niwe usuzuma serivisi tumuha uko tuzimuha. Iyo aduhaye nk'ayo 85, ni ukuvuga ngo turacyafite 15 yo gukorera. Tugomba kureba hahandi umuturage yatunze agatoki ati ntibigenda neza, tugahora twisuzuma, ariko tufata ingamba zituma umuturage tumuha serivisi nziza akwiye. Icyo rero ni ikintu navuga gikomeye cyane. Urwego rw'ubutabera rwateye imbere cyane, haba mu nkiko dufite, haba muri izo nzego zidufasha guhora twisuzuma no guhora duha abaturage serivisi nziza. Ikindi navuga, urwego rw'ubutabera rukora cyane. Murabizi ko isi yose ubu ngubu iri mu gihe cy'ikoranabuhanga. Kera washoboraga kujya mu rukiko ugasanga impapuro ziri imbere y'umucamanza ziramusumba uburebure. Ubu ibiro by'umucamanza w'u Rwanda ni computer, nta rupapuro uzamusangana.
kubera ko imanza zose zifite sisiteme ziburanishirizwamo. Kompiyuta niyo biro, nicyo gikoresho. Natwe turi mu ikoranabuhanga, abacamanza barahugurwa, abaturage kandi nabo bamaze kumenyera kugendana narwo. Urubanza rwawe iyo barugeneye itariki ubibona kuri telefone watanze, ubibona kuri email watanze. Iyo ibyo utabifite, ufite umwana dukoresha iki? Kandi ushobora no kujya ku irembo aho hafi, nabwo bakabyinjiramo bakagufasha. Ikintu tugomba kwishimira kuba ikoranabuhanga mu butabera ryarariteye imbere mu Rwanda. Ikindi navuga ni icyerekezo ngana ku musozo w'ibyo navuga, ni icyerekezo dufite mu minsi iri imbere. Buriya ubucamanza butangwa n'inkiko, murabizi buri gihe haboneka utsinda n'utsindwa, niko bimeze. Baravuga ngo kanaka aratsinze, undi aratsinzwe. Abo bantu nimuzajya mujya mu rukiko mujye mubareba uko bataha. Uwatsinze agenda yishimye, uwatsinzwe akajyanwa akagenda afite ipfunwe, akagenda arakaye. Cyane cyane ko Abanyarwanda ntitujya twemera ko twanatsinzwe. Niyo mpamvu muzajya mwumva za ruswa zihora zitangwa n'iki, burya baba bashaka gutsinda ku ngufu. Ubu rero icyerekezo dufite, murabizi ko igihugu cyacu imwe mu nkingi zikomeye cyubakiyeho muri iyi myaka 32, kandi nizera ko tutazateshukaho, ni ubumwe bw'abagituye. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubumwe n'ubutabera ntabwo buri inyuma. Niyo mpamvu ubu turimo dushishikariza Abanyarwanda gukemura ibibazo byabo mu bwumvikane. Iyo mwumva tuvuga ubuhuza cyangwa se mediation cyangwa mediation mu Cyongereza, burya nta kindi, ni ugukemura ibibazo mbonezamubano, ni ugukemura ibibazo by'ubucuruzi mu buryo bwumvikanyeho. Iyo tuvuze ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha cyangwa se ibyo twita pre-bargaining, ni ubwumvikane bukorwa hagati y'ukurikiranyweho icyaha mu by'ukuri wagikoze n'ubushinjacyaha, akemera icyaha imbere y'umushinjacyaha, bakumvikana, agahabwa igihano. Birumvikana kenshi iyo wemeye icyaha uhabwa igihano cyoroheje. Urukiko rugakora gusa navuga kubiha umugisha, kuko rubyemeza rukavuga ko icyo kibazo gikemukiye aho ngaho. Iyo tuvuga kumvikanisha uwakoze icyaha n'uwo yagikoreye, ibyo twita victim offender mediation, ni ukuvuga iki? Niba wibye iyi kompiyuta umuntu, wayimwibye kandi wayifatamo, kuki ugomba kurushya igihugu kijya mu nkiko uburana urwango turwane kandi bagufashe? Wakwemeye ugasubiza iby'abandi? Niba utanabifite ko umuryango nyarwanda ntabyo udashobora, ko twiteguye no kuba twagufasha tukakurihira, ariko ugasaba imbabazi wahemukiye. Ariko ubwo bwumvikane inyungu irimo ni iyihe? Inyungu ya mbere irimo ni uko iyo wemera icyaha ugisabira imbabazi, kandi nta muntu ujya usabwa imbabazi ngo arorere kuzitanga, ntibibaho. Ni uko iyo usabye imbabazi ukanazihabwa, mukomeza kubana mu buzima busanzwe, mukomeza guturana nta rwikekwe, mukomeza kugendana nta wishisha undi. Ubwo rero ni bwa bumwe bwacu twifuza ko n'ubutabera bukomeza kubuteza imbere. Ubwo ni bwa bwiyunge bwacu twifuza ko ubutabera bukomeza nabwo kubugiramo uruhare. Ubwo ni bwa budaheranwa bw'Abanyarwanda duhora tuvuga, kuko Umunyarwanda gukora ibyaha byo tuzabikora, guhemukirana byo tuzabikora, kuko abakurambere baravuze ngo ntazirishanya zidakomanya amahembe. Izo ni inka bavugaga, nkanswe abantu. Ikibazo ntabwo ari uko twagiranye ikibazo. Ikibazo ni uko twakigiranye, uwagiteje ntiyemere ko yagiteje, kandi ntidufate ingamba zo kugisohokamo. Naho buriya ibibazo bajya bavuga ko
conflit ari naturel, ni ukuvuga amakimbirane ni karemano. Amakimbirane ni karemano, ndetse iyo twiga amasomo ajyanye no gukemura amakimbirane dusanga n'amakimbirane atari mabi buri gihe, kuko burya amakimbirane abyara iterambere iyo akoreshejwe neza. Ubwo buryo rero bwo gukemura ibibazo biba biri mu manza, mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kujya inama, mu buryo bwo gufashwa n'undi iyo bibaye ngombwa twananiwe kubyikemurira nk'abafitanye ikibazo, nibwo dushyize imbere, nibwo dushaka guteza imbere, ku buryo ibibazo byinshi abanyarwanda ubwabo bazajya babyikemurira. Aha ngaha nagira ngo mvuge intambwe nziza tuteye mu byumweru 2 bishize. Ubu twashyizeho uburyo bufasha abantu barimo batandukana, gutandukana badasebanije, gutandukana batabeshyeranye, gutandukana badafasha abana ngo ni uwanjye ndi ngo si uwawe ndi ngo si iki, gutandukana badapfuye imitungo kandi barafatanije kuyishaka, kuko amategeko arasobanutse. Niba twarasezeranye ivangamutungo risesuye cyangwa tugasezerana ivangamutungo muhahano, uwo mutungo dufitanye duhuriyeho n'ubundi tugomba kuwugabana ku buryo bungana. Iryo ni ihame rizwi. Kuki ibyo bibasaba kujya imbere y'umucamanza no kumutesha igihe? Kuki ibyo bibasaba kujya kuburana mukagera mu rukiko rw'ikirenga? Ubwo bigenda gute? Kuki umwana cyangwa se abana, umugabo n'umugore babyaranye, bagomba kwirirwa bababurana mu rukiko kandi ari ababo? Umugabo n'umugore bafitanye ibibazo, barakundanye, bafata icyemezo cyo kubana, ariko ubu ntibigishobotse. Mwebwe ntibigishobotse ko mubana nk'umugabo n'umugore, ariko uriya mwana cyangwa bariya bana nta wundi se azabona uretse wowe, nta n'undi nyina azabona uretse uriya. Ibyo rero mukwiye kwicara, uko ubwabyo kuba mutabana birabahungabanya, ariko kugera hagati aho mubagira impamvu y'urubanza bibahungabanya kurushaho, ku buryo bimaze kutugaragara ko benshi n'amashuri bayacikiza, bakananirwa kwiga, bakananirwa kurya. Kubera iki? Babagize nk'igitambaro bari bugabane, kandi umwana ni uwanyu mwembi, abafiteho uburenganzira nk'ababyeyi be, namwe mumufiteho inshingano nk'ababyeyi be, kandi ku buryo bungana. Aha rero icyo twakwishimira ni uko ubu twatangije, turimo turagenda twiga uko ubucamanza bwakorwa mu buryo bworoshye kandi bukaba ubucamanza bukemura ibibazo abanyarwanda bafite. Twashyizeho formulaire irimo ikoreshwa, kuko buriya mu rukiko ntabwo tujya tuburanisha ubutane. Iyo abantu batagishoboye kubana, kubatandukanya ni ihame. Iyo mpamvu yonyine irahagije, ntitugishoboye kubana. Ntabwo nkeneye kumva izindi mpamvu. Niba mupfa ubusinzi birabareba, niba mupfa ubusambanyi birabareba, niba mupfa kumwe yakoresheje nabi umutungo w'urugo, ibyo birabareba. Ikigaragara kiriho nuko ibyo byose bigusha ku kuba mutagishoboye kubana, kandi iyo mpamvu irahagije mu mategeko, iri no mu mategeko. Ubwo kiba gisigaye tubasaba kumvikana, ni ukumvikana ngo ninde uzakomeza kubana n'abana, undi agasigarana kujya basura nabo bakamusura. Ibyo ngibyo ni byiza ko abanyarwanda babyumva rwose, bakafasha iki gihugu, kuko abo bana ni rwo Rwanda rw'ejo. Ntibabazanemo uwo mutima mubi, ntibabatesha amashuri yabo, ntibatume batangira gutekereza nabi ku myaka yabo mitoya. Ni byiza ko abanyarwanda bumva ko iyo basezeranye ivangamutungo, ryaba ari irisesuye, waba ari umuhahano, ibyo bafite bagira bate? Barabigabana. Nimwumvikane uko mubigabana. Niba hari ufite amafaranga avuga ati inzu ndayigumana, yahawe agaciro kaya, icya kabiri ubwo ndayaguha muri kashi, nta kundi, cyangwa se wowe uyampe, nta kindi. Iryo ni ryo hame. Abantu bumvikane, kuko kumvikana nibyo bizafasha u Rwanda gukomeza kuba u Rwanda, nibyo bizafasha abanyarwanda gukomeza kuba bamwe no gutera imbere. Ikindi nabwira abanyarwanda
kuri iki cy'ubutane ni uko no gusubirana birashoboka. Buriya mu mirimo myinshi nakoze nigeze gukurira irangamimerere mu karere ka Nyarugenge. Nigeze kugira imiryango ibiri yaje gusezerana y'abasaza. Umuryango umwe wari umaze imyaka 25 waratandukanye, umugabo n'umugore. Baraza, umugabo yari amaze gushaka nk'inshuro 5. Umugore wa kera w'iyo bamusendaga yasubiraga iwabo, bakamuha isambu y'uburushyi, bakamwubakiramo akazu akabaho. Ariko nyuma y'aba bagore 5 yaragiye ajya kugarura wa wundi, baragaruka barasezerana. Icyo gihe twamubajije impamvu. Aratubwira ati narazengurutse nasanze nta wundi mugore mwiza dukwiye gusazana nawe uretse uyu. Umugore nawe tumubaza impamvu yemeye kugaruka nyuma y'iyo myaka. Aratubwira ati uyu niwe se w'abana banjye, niwe mugabo wanjye. Nta mpamvu yari ihari kuva aje akansaba imbabazi yari gutuma ntazimuha. Icyo rero ni ikintu cyiza, ni n'ubuhamya bwiza abantu bakwiye kumva ko niba kwihangana byanze, kuko kubana bisaba kwihangana, kubana rimwe na rimwe bikanasaba kwirengagiza bugacya. Urirengagiza icyari ikibazo kikabonerwa igisubizo. Iyo rero byanze mu gatana, mujye mumenya ko babana mufitanye babakeneye nk'ababyeyi, nta n'abandi bazabona uretse mwe. Icya kabiri, munamenye ko no gusubirana nabyo bishoboka. Aba kabiri baje gusezerana bari bamaze 15, barakoreranye ibintu bibi bishoboka, ariko nabo baraza, nabo bazana impamvu nk'izo ngizo. Ibyo rero ni ibivuga iki? Ni ibisobanura ko buriya mu miryango kugira ikibazo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni uguhura n'ikibazo muri umuryango, ntimwicare ngo mugire uburyo bwo kukiganiraho ngo mugikemure, naho ibibazo bizahoraho. Byo bizahoraho. Aha rero abanyarwanda icyo nababwira ni uko hamwe nuko tugana mu kubashishikariza gukemura ibibazo mu bwumvikane, mu bworoherane, turimo tuniga n'uburyo bworoshya imiburanishirize y'imanza dukoresheje izo formulaire, inyandiko z'incamake niba ariko nazita, zituma tudatinda mu biganiro bitari ngombwa, zituma tudatinda mu magambo atari ngombwa. Ngewe ntabwo nkeneye urubanza rw'ubutane rurimo ngo umugabo kanaka ngo nje gutandukana nawe kuko yafashwe asambana n'urugero, cyangwa ngo umugore kanaka ngo sinshaka gukomeza kubana nawe ngo kuko ari umusinzi ngo arara muri buwate. Ibyo ntacyo byigisha abanyarwanda. Icyo bigaragaza ni uko mwembi mutagishoboye gukomezanya urugendo nk'umugabo n'umugore. Ibyo biraduhagije kandi amategeko arabivuga. Noneho ibyo bindi mwendaga kutubwira mukabyigumanira. Ikibazo rero kiba gisigaye nk'uko nabivuze ni babana ni ya mitungo. Turabasaba kujya baza babyumvikanyeho kandi baba bari imbere y'umucamanza bakadufasha. Akenshi hari n'abaza ari bakuru, ugasanga abacamanza barimo baburanira imbere barangana n'abana babo. Bakwiye no kugira n'icyo kinyabupfura cyo kutica imitima y'abato, cyo kutica imitima y'abanyarwanda, ahubwo bakaza ibyo bifuza tukabibaha mu bwumvikane kandi no mu cyubahiro tugomba abana baba barabyaye. Ubwo ni ubutumwa dushaka ko abanyarwanda bakumva. Uburyo rero bwo koroshya imiburanire y'imanza turimo turagenda tubwiga. Ubu n'imanza zifunga n'ifungura mu minsi iri imbere ziraza koroha, kuko burya ifunga n'ifungura ni ukubera iki? Ubushinjacyaha busaba ko umuntu aba afunzwe by'agateganyo, ni uko buba butararangiza iperereza. Iyo butararangiza iperereza se kuki ngewe nk'umucamanza cyangwa nkawe nk'umuburanyi ushaka ko ninjira mu mizi y'ikibazo batari barangiza guperereza? Ibihari byo kurebwa ni ibintu bike cyane. Niyo mpamvu aho naho hari uburyo bw'incamake bugiye kujya bukoreshwa kugira ngo izo manza niba bikwiye ko ukurikiranwa ufunzwe urafungwa,
niba utagomba gukurikiranwa ufunzwe ukaba uri hanze nabyo bizajya bikorwa. Ariko ibyo bitadufasha iminsi 2, iminsi 3, bitadufasha amasaha 5, 6 tuburana ku byaha bikiri mu iperereza, kuko rimwe na rimwe izo manza hari igihe zarengeraga ukabona zishatse kwinjira mu mizi y'ikibazo nyirizina kandi igihe cyacyo kitaragerwaho. Ibyo nibyo navuga, icyo nicyo cyerekezo, aho niho tugana, tukaba twizera ko ni mudufasha baba mwebwe bo mu Mvaho na La Nouvelle Relève, baba n'abandi banyamakuru. Burya mu nshingano mufite harimo n'inshingano yo gutanga amakuru nibyo, ariko harimo n'inshingano yo kwigisha abanyarwanda. Turizera ko ni mu bidufasha ubucamanza kuko buzagenda buba ubucamanza bwubaka umuryango, bukagenda buba ubucamanza buhuza abantu, bukagenda buba umucamanza bukomeza kubaka umuryango w'abanyarwanda, tukazagira igihugu gikomeye. Igihugu gikomeye ntabwo ari igihugu kidafite ibibazo, ni igihugu gifite ibibazo, ni igihugu gifite abaturage bahura n'ibibazo, ariko bifitemo bwa bushobozi bwo kubikemura bitagombye gufata igihe kirekire cyangwa bitagombye no kubasenya ubwabo. Imwe mu nshingano inkiko gacaca zari zifite zari zo guca umuco wo kudahana. Uwo murage wakomeje gute mu rwego rw'ubucamanza n'ubutabera? Navuga ko uwo murage ni politiki ya leta. Iyo tuvuze mu Kinyarwanda, iyo tuvuze accountability, amahitamo magari twahisemo nk'abanyarwanda, twahisemo kuba umwe, twahisemo gutekereza byagutse, ariko duhitamo no kubazwa inshingano cyangwa se kubazwa icyo twagize mu ruhare cyose. Ayo ni amahitamo 3 twakoze. Buriya rero kubazwa inshingano cyangwa kubazwa ibyo wagize mu ruhare bigendana n'ibyo. Iyo wakoze icyiza uragishimirwa, iyo wakoze ikidakwiye ntabwo ugikurikiranwaho, urabazwa ukisobanura, byaba bigize icyaha ukabikurikiranwaho. Ibyo rero ni ibintu abanyarwanda bamaze kumva kandi bamaze kubona. Iyo njya bibona cyane cyane muri social media, iyo dukurikiranye, iyo hagize umuntu akagira ikibakora, usanga abantu bose bamwamaganye ndetse bahanze amaso ubutabera ngo barebe uko bubyitwaramo. Muzabibona abantu bose bavuga ati buriya RIB se yagize iki. Muzasanga n'abaturage bavuga ati RIB. Iyo bavuze RIB ubwo baba bahamagaye ubushinjacyaha, bavuga ubushinjacyaha bakaba bahamagaye urukiko. Nuko nguko bimeze. Umuco wo kudahana, guca umuco wo kudahana ni imwe mu nkingi z'imiyoborere y'iki gihugu. Ni kimwe mu mahitamo twafashe nk'ubuyobozi bw'igihugu. Yego, murakoze cyane. Hanyuma rero iyo bigeze ku bantu batanga ubutabera, birumvikana hari abahabwa ubutabera, hari ababifite mu nshingano, bo iyo bakosheje bigenda bite? Abashinzwe gutanga ubutabera nabo ni abantu. Ni abantu, burya umuntu agira uruhande rwiza, akagira n'uruhande rw'intege nke, ndetse urwo ruhande rw'intege nke rukaba rwakujyana rukakugusha no mu byaha. Iyo ari ibyaha bisanzwe bakurikirana mu buryo busanzwe nk'uko n'undi muturage yakurikiranwa, ariko iyo bibaye amakosa y'akazi, izi nzego zose z'ubutabera, yaba RIB, yaba ubushinjacyaha, zaba inkiko, urwego rw'ubucamanza, twese dufite inama nkuru. Hari inama nkuru y'ubugenzacyaha, hari inama nkuru y'ubushinjacyaha, nk'uko hari inama nkuru y'ubucamanza. Izo nama nkuru zishinzwe guteza imbere umwuga, ariko nanone n'imyitwarire y'abakora uwo mwuga. Niyo mpamvu muzumva nk'aha mu bucamanza, inama nkuru y'ubucamanza niyo iha abacamanza akazi, ni nayo inabirukana iyo bakoze amakosa, ni nayo inabaha n'ibihano bitandukanye bitewe n'amakosa yakozwe, ariko nanone iranabumva, ni nayo ibateza imbere, ikavuga iti wowe wari uri
urukiko rwisumbuye ubu igihe kirageze wajya mu rukiko rukuru, wo mu rukiko rukuru wajya mu rw'ubujurire gutyo. Iyo nama nkuru rero iradushinzwe, ishinzwe abacamanza, ishinzwe abanditsi mu nkiko mu buryo bw'iterambere ry'umwuga wabo, ariko no mu buryo bw'imyitwarire yabo, ku buryo iyo bakoze ibinyuranye n'imyitwarire iboneye mu kazi k'ubucamanza ni nayo ibahana. Ariko bakora ibyaha bisanzwe, icyo gihe bajya mu nkiko nk'abandi. Aha ngaha muzabyumva nk'ababa bafatanywe ruswa, nabo bajya mu nkiko bakaburana, yaba ari umushinjacyaha, yaba ari umugenzacyaha, yaba ari umucamanza. Icyo gihe araburana nk'uko undi muturage wese watanze cyangwa wakiriye ruswa aregwa, agakurikiranwa, akaburana. Ubu amakosa ajyanye n'akazi buriya twavuga ameze gute? Amakosa ajyanye n'akazi akenshi ni imyitwarire iganisha kuri ruswa. Amakosa ajyanye n'akazi ni nko kudatunganya inshingano neza, ugasanga nk'umuntu afite urubanza aho kuruburanisha mu gihe gikwiriye, ahubwo agiye asubika kandi abaturage baje kuburana. Amakosa ajyanye n'imyitwarire ni nko kubwira nabi abaturage ushinzwe kuburanisha, kuko dushinzwe kubaburanisha mu buryo amategeko ateganya, ntabwo tuba twaje mu rugamba rutukana cyangwa rutongana. Amakosa yandi dukunze kubona ni nk'amakosa ajyanye no kuburanisha ugatinda guca urubanza, urumva ko ari ikosa, cyangwa se ukaburanisha ukanaruca ariko wenda ugatinda gushyira kopi y'urubanza muri sisiteme tuburanishirizamo, ku buryo umuturage ya minsi yo kujurira niba atishimiye icyemezo wafashe imurengana. Ayo yose ni amakosa abacamanza bitwararika, ku buryo iyo bayakoze bayakurikiranwaho kandi bagahabwa ibihano bitandukanye bitewe n'ikosa iryo ari ryo. Tugarutse ku ikoranabuhanga mukoresha, mwatubwiye ko mwishimira kuba ubu ngubu abacamanza batakigira impapuro zibasumba. Ndabyibuka hari ukuntu kera naherekezaga abantu bagiye mu rukiko, ugasanga no kugera ku idosiye y'umuntu nabyo birasaba ikindi kibazo. Ubu ngubu isi tugezemo n'ikoranabuhanga rigenda rihindagurika. Sisiteme uyu munsi zikoreshwa, hari n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano naryo rigenda rivuka. Ese mwebwe nk'abantu bukoresha iri koranabuhanga ni gute mugerageza kuryadaputa no ku ikoranabuhanga rigezweho? Niho tugana ubu. Sisiteme yacu yabanje guhuzwa n'igihe, kuko ntabwo ari sisiteme ikoreshwa n'inkiko gusa, ni na sisiteme ubugenzacyaha bukoreramo, ni sisiteme ubushinjacyaha bukoreramo, ni na sisiteme abahesha b'inkiko barangirizamo imanza. Ni ukuvuga ni integrated system twese dukoreramo. Ubu rero intambwe ikurikiraho ni iyo gushyiramo AI, ubwo bwenge buhangano wavugaga, kugira ngo natwe bijye bitworohera kuba twayikoresha, kuba twabona amadosiye vuba, kuba twakora amasesengura atandukanye y'amakuru arimo, kuko harimo amakuru menshi cyane. Harimo amakuru menshi cyane atanakenewe gusa n'abakoresha sisiteme, ahubwo akenewe n'abanyeshuri biga amategeko, akenewe n'abarimu bigisha, akenewe n'abashakashatsi, ku buryo iyo AI niyo ntambwe tugiye gukurikizaho mu gihe cya vuba. Icyo navuga ni uko urabizi ko u Rwanda ikoranabuhanga ari imwe mu nkingi zo kubaka iki gihugu, zo guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Iyo rero navuga ko ari ingamba iri mu nzego zose, n'ubucamanza cyangwa se ubutabera budasigaye inyuma. Twagarutse ku butabera bukorerwa hano mu gihugu, ariko ntekereza ko ubucamanza hano mu Rwanda burenga n'imipaka. Ni gute mukorana n'izindi nzego mpuzamahanga mu guha ubutabera, haba abo mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu? Inzego zirakorana. Hari abanyarwanda abagenda bakora ibyaha bitandukanye bakabikora. Hari ababikoreye mu Rwanda bari mu mahanga, barimo baburanishirizwa mu mahanga. Aho ngaho haba gukorana hagati y'inzego. Hari n'abanyamahanga bakora ibyaha mu Rwanda,
hari igihe boherezwa mu ibyo ibihugu byabo bakoreyemo ibyaha bikababuranisha, ariko iyo babikoreye mu Rwanda turababuranisha. Iyo byabahama bagahanirwa ahangaha. Buriya mugiye mu magororero yacu hari aho muzajya musanga n'abanyamahanga. Ibyo rero ni imikoranire y'inzego, ni ibisanzwe nta gishya kirimo. Muzajya mwumva u Rwanda rusinyana amasezerano n'ibihugu bitandukanye, by'umwihariko amasezerano yo guhanahana abanyabyaha. Ayo masezerano ahora asinywa. Naho mujya mukurikirana amasezerano asinywa hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu, ayo masezerano ahora asinywa. Ikindi, u Rwanda murabizi ko u Rwanda ari igihugu kinyamuryango cy'umuryango w'abibumbye. Buriya rero hari amasezerano menshi ibihugu bigize umuryango w'abibumbye bihuriraho kandi tuba tugomba kubahiriza iyo tuyarimo. Ibyo rero bituma mu rwego mpuzamahanga u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu dukora tukanakorana mu buryo busesuye kandi bwubahirije amategeko y'igihugu, by'umwihariko itegeko nshinga ryacu. Twagarutse ku ibihe bya jenoside, ngira ngo no mu gutanga ubutabera busesuye hari inzandiko zagiye zandikwa zikoherezwa mu mahanga zisaba ko abari mu mahanga bakurikiranwa. Ngira ngo imibare y'imperuka ni abantu barenga 1000, ariko iyo ukurikiranye usanga abagejejwe mu butabera ari bakeya. Mubona ari iki kibitera? Ni ikihe kintu gishobora gukorwa kugira ngo izo manza nazo ziburanishwe vuba? Buriya diplomasi ni ikintu gikomeye. Abanyabyaha benshi dufite mu mahanga ni abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Buriya rero ibihugu nabyo bireba inyungu zabo. Hari igihe bareba kubaburanisha iwabo bagasanga bisaba igishoro kinini. Hakabaho n'igihe mu Rwanda ngo bariho bakurikiranirwa bagasanga kubohereza hatabanje gukora iperereza, bagasanga wenda nabyo byaba atari byo, kandi n'iryo perereza risaba igishoro kinini. Ariko nanone navuga ko intambwe tumaze gutera ari nini. Iyo turebye nk'abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside bamaze koherezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi burya babohereza bamaze nibura kuza inshuro ziri hagati y'5 n'10 mu Rwanda, baje kureba niba ibyabo bantu koko bavugwaho bagizemo uruhare ibyo byaha koko byarabaye. Bakaza bagahura n'abaturage bagakora iperereza ku buryo busesuye. Uzi aboherejwe na Suwede, uzi aboherejwe n'Ubufaransa, ndumva nabo barimo. Hari n'abari kuburanirayo. Ibyo rero nubwo imibare ikiri minini, ariko tukwiye kwishimira ko hari intambwe irimo itera, hari ubushake burimo bugaragazwa, hari ukubohoka k'umuryango mpuzamahanga mu guhana abanyabyaha by'umwihariko b'Abanyarwanda bidegembya mu bihugu byabo. Icyo rero biradusaba gushyira imbaraga muri diplomasi, ariko nanone ntabwo dukwiye kujya twirengagiza ko burya buri gihugu kireba inyungu zacyo, kiba gishishikajwe n'ibigifitiye akamaro kuruta bifitiye ikindi gihugu akamaro. Ariko imikoranire myiza nibwira ko izagenda igira ikigeraho uko diplomasi mu nzego zitandukanye igenda ikorwa, no mu rwego rw'ubutabera hari bizagenda bihambuka, abo banyabyaha bakurikiranwe cyangwa se boherezwe hano bakurikiranwe mu Rwanda. Yego. Uretse kuba wenda mushyize muhanze amaso gukoresha AI, haba hari izindi ntego ngari mufite mu rwego rw'ubucamanza mu myaka iri imbere? Intego z'ubucamanza zihari, nari nakivuzeho ko ari ukureba uko Abanyarwanda benshi bajya bakemura ibibazo bafite mu bwumvikane. Bwaba ari ubwumvikane hagati yabo, baba se bahujwe n'undi muntu, icyo twita ubuhuza, noneho ubutabera bugasigarana koko bya bibazo bikomeye bikeneye ko umucamanza biburanisha akabifataho icyemezo.
ingamba dufite ni izo guteza imbere ikemurwa ry'ibyo bibazo, kuko nk'uko ubizi kera urubanza rwashoboraga kuburanishwa rukamara n'imyaka 5 mu rukiko rumwe. Ubu twifuza ko twihaye intego ishyirwa no mu itegeko ko urubanza rudakwiye kurenza amezi 6 mu rukiko. Ni intego twihaye, si ukuvuga ko twari twayigeraho. Hari aho bishoboka n'aho bidashoboka, ariko impamvu ituma bidashoboka ni uko harimo za manza nyinshi, wa mubare munini w'imanza, ni uko harimo ba banyarwanda batarumva ko imanza ziteza igihombo, batarumva ko imanza ziteza inzangano, batarumva ko imanza zimaze igihe. Ushobora no gusaza utarurangije ugasigira umwana wawe ukamuraga urubanza. Ako ni akaga. Ubu rero mu bucamanza icyo twifuza ni ukugenda tugabanya ayo mezi 6, tukagera nibura aho umuntu azana urubanza nko mu kwezi kumwe, mu mezi 2 se urubanza rukaba rwaciwe. Aho niho tugana iyo tugenda twiga gukoresha za nyandiko ngufi, naho ngaho tugana, ku buryo nk'abantu baje bakavuga ati twe turifuza iki n'iki, mwana hava n'urwo rubanza ruciwe runasomwe mukitahira. Icyo nicyo twifuza, kuko murabizi ko bavuga ngo ubutabera butinze babukira ubutabera, nibo babukira ubutabera. Turashaka kugenda tuvaho, aho tugeze ni heza, aho tugeze ni heza. Intego twihaye twashyize urukiramende hejuru, kuko amezi 6 buriya ugereranije ni make, ariko burya umuntu none kurushyira hasi cyane ntabwo ari byo. Ubwo rero intego twihaye ni ukureba uko n'aya 6 yagabanuka akagenda aba make kurushaho, tugatanga ubutabera, ubundi abanyarwanda bakava mu nkiko bagakomeza imirimo yabo ibateza imbere, ari nako iteza imbere igihugu. Imyaka 32 irashize. Ku bantu bamaze igihe imyaka myinshi, ushobora gusubiza igihe inyuma ukabona ko mu by'ukuri ni nk'ejo hashize. Ariko muri iyo myaka hari abagiye bavukamo b'urubyiruko, birumvikana ko harimo n'abakora mu nzego z'ubutabera, baba mu bucamanza ndetse no mu zindi nzego zitanga ubutabera. Ni uruhe ruhare abo bana bakiri batoya, baba abanyamategeko, baba abacamanza, bafite mu kubaka u Rwanda rw'ejo ruhamye? Bato bacu rero bavukiye mu gihugu cyiza. Buriya nta kintu kinezeza nko kuvukira mu gihugu icya mbere kikwemera nk'uwacyo, icya kabiri kiguha uburenganzira bwawe, icya gatatu kikubwira ngo kora ikizima, kora icyo wumva wakora, icyo wumva ushaka, kandi igihugu kiragushyigikiye. Buriya impamvu babwira abana ngo nimwige ibyo mushaka, ni uko iyo wize icyo ushaka kirakorohera, kandi ibyo byose mushaka igihugu kirabikeneye. Abana rero icyo nababwira ni uko bafite amahirwe yo kuvukira no gukurira mu biganza bizima, bafite amahirwe yo kugira ubuyobozi bubitayeho bubakunda, bafite amahirwe yo kugira ingero nziza bareberaho, kandi bafite amahirwe yo kuvukira mu gihugu aho ibibazo by'ingutu byari kubadindiza byakemutse. Ikibazo cy'ingutu cya mbere ryari iryo vangura, uru Rwanda ntawe ruvangura. Ikibazo cy'ingutu cya kabiri cyari muri iki gihugu wari umutekano muke, washoboraga gusohoka ugiye i Nyarugenge uko babyitaga, ariko ukaba utazi neza kuri butahe, kuko uwo ari we wese yashoboraga kugufatira mu nzira akanagufunga. Nta na telefone zabagaho nibura ngo ubabwire uti sinkije nafunzwe. Washoboraga wakanguka gutazi ko buri bwire, ushobora gupfa kandi ntibigire n'ukwishe ntakurikiranwe. Ubu rero abato mumenye ko muri mu gihugu cyiza, ko mufite inshingano. Ibyo byose mwasanze bifite ababikoze,
bifite ababyitangiye, bifite n'ababipfiriye. Iki ni ikintu abato mugomba kujya muzirikana. Iyo tuvuga urugamba rwo kubohora igihugu, ntabwo ari urugamba abantu bagendaho nk'abagiye guceza muri buwate. Ni urugamba rw'amasasu, ni urugamba rufite abapfuye, ni urugamba rufite abarukomerekeyeho. Yemwe n'urugamba igihugu kimaze kubohorwa, urugamba rwo guhagarika jenoside no gukurikirana izi ngaruka zose ziyikomokaho, ni urugamba rukomeye, ni diplomasi ikomeye. Urugamba rwo kubaka ubukungu bw'iki gihugu kugira ngo abanyarwanda bagire iterambere, ni urugamba rusaba abantu kurara batekereza, ni urugamba rusaba abantu kubikorera, ni urugamba rusaba kubana neza n'ibihugu bidukikije, cyane cyane abo duhuriye mu muhoro umwe, kugira ngo ubukungu bwacu bushobore gutera imbere, tugire akise ku nyanja. Ni ubukungu budusaba gukorana neza n'inzego mpuzamahanga zifite ubukungu bw'isi mu biganza. Iri terambere babyirukiyemo ni iterambere risaba ubuyobozi bw'igihugu gusaba imyenda. Murabizi nubwo tugerageza kwishakamo ibisubizo mu misoro abanyarwanda batanga, ariko ntabwo imisoro dutanga yakubaka kaburimbo mugenda mubona mu makartier zirimo zubakwa hose. Ntabwo imisoro dutanga yatanga amashanyarazi ngo ageze, ndumva ubu ngubu tugeze ku ijanisha rikabakaba 90 cyangwa rirenga mu baturage amashanyarazi abageraho. Ntabwo imisoro mutanga ariko yatanga amazi meza mu banyarwanda bose, siko yakubaka amashuri yose twifuza. Abanyarwanda bakwiye kubyumva gutyo. Iyo u Rwanda aho ruva nuko muri bato mwasanze barahubatse iriya nzu ya UTC, iyo mubona ibiro leta ikoreramo, ntabwo byubakwa n'imisoro y'abanyarwanda gusa. Abanyarwanda rero bakwiye kumva ko iterambere ry'iki gihugu, umutekano w'iki gihugu, imibereho myiza y'abanyarwanda muri iki gihugu, abato ni mwebwe duha agakoni. Umusingi ukomeye urahari, ariko kuzawufatiraho mukigira ku bunararibonye bw'abababyaye, ku bunararibonye bw'abababanjirije, muhora muzirikana ko iki gihugu kukibohora byasabye ibitambo, muzirikana ko iki gihugu cyagize ubuyobozi bubi bufata igice kimwe cy'abanyarwanda kikabagira abanyamahanga kikanabica. Muzirikana ko iryo ari ishyano ryabaye kandi ridakwiye kuzasubira. Ibyo bikabaha inshingano yo kumva ko imbaraga zanyu ziri mu bumwe bw'abanyarwanda. Rero ni inshingano ikomeye, navuga ko ari cyo bakwiye guhora bazirikana. Ubundi isi iragutse, u Rwanda rwashyizeho iby'ibanze, internet irahari hose. Ubu umunyarwanda arashaka kumenya ibiri kubera hehe na hehe, nako kanya murara mubimenye. Umunyarwanda arashaka kureba inzu Dubai barimo bubaka, nawe yaza akayubaka hano. Umunyarwanda nta complexe agifite. Kera bari baratubwiye ko abazungu baturusha ubwenge, ariko ubu abana bacu bajya kwiga muri Amerika, mu Burayi, hehe, bigana nabo bera, baragenda nabo bakanabatsinda kenshi bakabarusha amanota. Ni ukuvuga ngo ubu ntaho muhejwe, nta n'ukwiye kubacisha bugufi, nta n'ukwiye kubimira. Ni mwebwe ubwanyu muzibuza gutera imbere. Ibyo rero muzabyirinde, nicyo nabwira bato. Ubundi aho muhera harahari, aho mugana harahari, inzira yaraharuwe. Umubano mwiza u Rwanda rufitanye n'amahanga uragenda waguka, ubukungu bufite umusingi uhagije. Ubwo icyo navuga igisigaye nahanyu. Yego, murakoze cyane. U Rwanda ruzaba icyo muzashaka ko rubarwa. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, twaganiriye ibintu biremereye cyane, ariko twifuza gusoza tubabaza utubazo tw'amatsiko. Utubazo nka perezida w'urukiko rw'ikirenga hano mu Rwanda, iyo musuye mu Rwanda mu bice bitandukanye mu byiza nyaburanga, nihe musura mukumva munanezerewe? Ubundi jewe u Rwanda rwose ndarukunda, ariko iyo ngiye mu burasirazuba
kuriya kuntu harambuye numva hanejeje kurushaho. Hanyuma nko muri siporo hari siporo zikomeje gutera imbere hano mu Rwanda, by'umwihariko usanga n'abaturage basanzwe cyangwa se rubanda bose baziyumvamo nko kunyonga igare ndetse no gukina basikete cyangwa se za vole. Mwebwe ni ihe siporo iwanyura? Zose ziranyura, ariko cyane cyane burya nkunda football. Murayikina se? Oya, ntabwo nyikina ariko nkunda football. Kera nigeze gufana Rayon Sport cyane. Yego. Uko umuntu akura bigenda bishira. Ubu mfana APR niyo nkunda. Ngira ngo abafana rero ba APR barakumva. Hanyuma reka tugushimire ku kiganiro cyiza muduhaye. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Nizeye ko muzakuramo ibyiza bizafasha abanyarwanda kumva aho tuva n'aho tugana. Yego, murakoze.